muri uyu mwaka wa 2024 u Rwanda, leta y'u Rwanda yafashe icyemezo cyo kugabanya amatorero, insengero, cyane cyane aya ngaya azwi nk'amatorero y'inzaduka. Mu kuyagabanya hahagaritswe amatorero 43 mu gihugu hose. Ibi ngibi bishatse kuvuga ko amatorero 43 yahagaritswe, ugiye mu mibare urasanga ari abayobozi nibura 43 bahagaritswe. Abangaba ingaruka zizabageraho nuko babuze akazi. Reka turebere hamwe ibibi n'ibyiza byo guhagarika aya matorero nibura mu minota 5 gusa. Tugiye gukora kino kiganiro tube dusobanukiwe, ndetse n'ibindi biganiro tuzakora tuzagenda ducukumbura turebera hamwe inyungu ndetse n'ubusesenguzi leta yakoze kugira ngo ibi bintu bibashe kujya mu buryo. Nukora amatorero 43, icyo gihe ako kanya abantu 43 bazabura akazi. Ubwo ndavuga abapasiteri, wenda mu gihe wenda itorero ryabaga rifite abapasiteri nka 5, uzasanga abantu 215 aribo babuze akazi. Nusanga noneho muri iryo torero harimo konabure, wenda tuvuge muri aya matorero yombi niba ari 43, wenda tuvuge ko amatorero nibura 20 yari afite abakonabure. Aba bantu nuteranyaho 20, uzasanga babaye abantu 235. Aba bombi batakaje akazi kabo. Hanyuma iyo ukomeje ukareba, usanga ikindi kintu gikomeye cyane gishobora kuzaba ingaruka ari abayoboke. Nibura amatorero 43, buri torero reka tugende turigenera abayoboke 100. Yego, nidukuba n'100 turaza gusanga nibura abayoboke 4300 baratakaje aho basengeraga, bari baramaze gufatishwa ndetse baramaje kugirwa abana beza. Reka tubivuge muri ubu buryo, kubera ko umuntu yari mu rusengero akenshi abari muri ya nyubako yitiriwe izina ry'Imana, inzu y'Imana. Hanyuma yasohotse hanze bindi twese tubiziranyeho. Uko ubusa mu rusengero ariko usa umunsi ku munsi wawe mu rugo, ku kazi, mu muhanda ugenda, mpamya ko icyo gihugu cyaba gifite abaturage bameze gutyo, cyaba kishimye kinezerewe, ndetse nta n'icyaha ngira ngo abapolisi banabagabanya n'abandi bashinzwe umutekano. Ariko ibi ngibi ni ku mpande z'abakirisitu. Noneho ikindi ahangaha ibigaragara ni uko abantu benshi, dufata urugero nko muri covid, abantu bagize gutya bigabiza ibiyobyabwenge. Wari umupasiteri, wari umukirisitu, umukuru n'umutoya, bose baravuga bati insengero zifunzwe amezi ari hejuru y'5, reka twinywere n'ubundi hapfa uwavutse. Niba byaragenze kuriya muri covid, uratekereza ko bizagenda gute nyuma yaho aya matorero 43 afunze? Yego, ushobora gusanga ari nako bizakomeza kugenda, dore ko batigeze bagira gute, batigeze bishimira ifungwa ry'aya matorero. Ariko ndakubwiza ukuri, nubwo bigaragara ko hashobora kuzaba ingaruka nyinshi, ahubwo leta yakemuye ikibazo gikomeye cyane. Mbere na mbere, leta ishinja aya matorero yuko abenshi bagiye bayashinga bagamije gushora imari mu bakirisitu. Iki ngiki tucyemeranyweho. Nta kuntu mbwira ukuntu pasiteri atunze imodoka 5, 2 imwe muri ba bantu asengera harimo abantu rwose baza gusenga bambaye bodaboda, yarangiza akamubwira ngo tanga ituro ry'ishimwe ubonye uvuye mu ikode, umwaka ugasha undi ugataha, umuntu yaratanze ituro ry'ishimwe ritari munsi y'ibihumbi 10. Nufata abakristo 100 ugakuba ibihumbi 10,
by'amafaranga y'u Rwanda, iki gihe azaba ari 1 miliyoni y'amanyarwanda. Aya ni amafaranga yatanzwe adafite ahantu yanditse, adafite umuntu yamubaza, ayitaye, kandi wewe uyatanga bakubwira ko uyahaye Imana. Tanga ituro ry'ishimwe ku Mana, iyo niyo mvugo ikoreshwa. Hanyuma se iryo turo ry'ishimwe utanze, dufate urugero rworoshye rwose, ingero zigenda zoroshye, turebere hamwe. Ese aguciyeho urimo kunyagirwa, imvura ikubye muri ya modoka mwamuguriye, yakwibuka guhagarara akagutwara, yaguheka? Ibi byose nibyo leta yicaye irasesengura. Imaze gusesengura ishaka igisubizo cyabyo, iravuga iti igisubizo cy'ibi ngibi ni uguhagarika aya matorero yose y'inzaduka. Nubwo bitoroshye ariko tuzahangana nabyo, kandi koko leta yiteguye guhangana nabyo. Urundi rugero rwiza, wari wajya ku rusengero ngo ubone rwose ukuntu umuntu ukize n'ukennye bamwakira mu buryo butandukanye? Njye byambayeho, ndabizi, bibaho cyane. Iyo uje wambaye neza bakwicaza imbere. Yemwe n'aya matorero yitwa ko yasigayeho ako kageso karimo. Ibi ni ibintu bikwiye gukosorwa. Ariko bajya gutura, yemwe ugasanga naho undi waje wambaye nabi nawe uri buture menshi. Kuki yakirwa kimwe se? Amafaranga yose arasa muri iriya nzu yitiriwe izina ry'Imana, ariko abantu barimo ntabwo bareshya. Ibi ngibi nabyo bizagabanya ako kavuyo. Nyeka ko leta ishobora kuba yararebye ikareba ikavuga iti aka naka ni akavuyo, aka nako ni akavuyo kabangamiye abaturage duhagarariye. Ibi bintu ntabwo bikwiriye. Yego ndabizi hari abo bafashe kunda pe bari batunzwe, ndetse bari barashoye imari ifatika muri ibintu by'amadini n'amatorero, ariko ingaruka nyinshi zagarukaga kuri leta. Ntabwo byumvikana ukuntu waka umuntu 10 akananirwa gutanga mituweli. Nubwo ku ruhande rumwe usanga hari amatorero avuga ngo twatangiraga abantu mituweli, twagiraga gutya na gutya, ariko se ni bangahe mwayitangiraga? Mwabatangiraga angahe? Mwabacaga angahe? Ushobora gusanga niba mu rusengero rugizwe n'abantu 100, yego dukora imibare yoroshye, urwo rusengero rugizwe n'abantu 100 batangiramo abantu 8 mituweli, 8 hagasigara abantu 90 n'abangahe? 92 bakeneye kuyitangira. Aba bantu 8 batangira, uzasanga niba bamutangira 3,000 mu mwaka, bazamusaruramo ari hejuru y'ibihumbi 10. Dufate amafaranga makeya nibura ashoboka, ariko simamya ko ari yashoboka, kubera ko uyu muturage ashobora kujya atanga ibiceri 300 by'ituro rya buri cyumweru. Wakuba n'ibyumweru 50 na bingahe bigize umwaka, ugasanga yatuye amafaranga ari hejuru y'ibihumbi 15, baramutangiye ibihumbi 3. Ukeka ko iryo torero ryamufashije cyangwa niwe warifashije? Izi zose ni ingaruka zagarukaga ku baturage, maze leta iricara iravuga ngo ibi bintu biveho, bihagarare. Birangira amatorero 43 mu gihugu ahagaritse, afunze imiryango yayo. Ariko ntabwo hafunzwe amatorero, nkeka ko hafunzwe inzu yakoreragamo, kuko amatorero nyirizina yagiye yomekwa ku yandi afite ikintu gifatika atanga muri leta. Swat itorero rishobora kuba rifite ishuri, ikigo cy'amashuri, rifite hoteli, rifite sosiyete runaka ishinzwe ibintu runaka, rizwi ritanga umusoro muri leta, hanyuma bikunganira leta mu gushaka iterambere ry'igihugu n'abenegihugu. Ibi ni byo bintu by'ingenzi leta yagendeyeho kugira ngo ibashe gukura ku murongo ku ikarita y'amatorero mu gihugu. Nuko byagenze,
hanyuma urugendo rwo guhagarika amatorero rugenda gutyo. Ndagushimiye, nitwa Mr. Tu muri aka kazi. Iyi ni Firstborn TV show. Wakoze kudukurikira, kora subscribe, ukore like. Iki ni igice cya mbere mu rugendo rwo gusesengura ndetse no kurebera hamwe ingaruka zo guhagarika